Vous êtes secrétaire général de la SENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo, et la SENCO est un important acteur du paysage sociopolitique congolais. Et j'ai envie de vous demander jusqu'à quel point, rappelez-nous, quel est le rôle de la SENCO, quelle mission vous donnez-vous dans la vie politique en RDC? uri umunyamabanga mukuru wa SENCO, inama y'Episkopi Gatolika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. SENCO izwi nk'umwe mu bagira uruhare rukomeye muri politiki no mu mibereho y'igihugu. None turasaba ko mudusobanurira n'uruhe ruhare SENCO ifite muri Kongo, n'izihe nshingano yinjiramo mu buzima bwa politiki bw'igihugu. Donatien Shore Musenyeri akaba umunyamabanga mukuru wa SENCO yatangiye asubiza ati SENCO n'urwego ruhuriza hamwe abepiskopi bose ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakorera hamwe bashinzwe kuyobora abaturage no kubarengera. Inshingano yacu ni uguhamya ukuri, gushyigikira demokarasi, kwimakaza amahoro no gushyira hamwe abanyekongo kugira ngo abaturage bagire imibereho myiza nk'uko abepiskopi babishinzwe nk'abashumba. Umunyamakuru ati minsi ishize ku bufasha bwa Katari hashyizwe umukono ku masezerano mashya hagati ya leta ya Kongo n'umutwe wa M23. Abayasinye bavuga ko ari intambwe nziza iganisha ku gusubukura inzira y'amahoro. Mwe nka SENCO, ayo masezerano atuma mutekereza iki cyangwa muyatekerezaho iki? SENCO mu gusubiza iti ni intambwe nziza. Kuva krize yatangira gukara, amatorero y'abagatolika n'abaprotestanti yahoraga avuga ku ntambara n'urugomo bidatanga igisubizo. Twasabaga ko habaho ibiganiro birimo bose n'abafashe intwaro. Icyo gihe bamwe mu baturage bacu batwitaga abanzi b'igihugu, ariko ibiganiro biri kubera Doha ni Washington bigaragaza ko ibyo twavugaga byari bifite ishingiro. Ariko nubwo ari byiza ntibihagije, kuko nibi biganiro biri hagati ya leta n'abafashe intwaro gusa bitanga ubutumwa ko kugira ngo mwumve ugomba kubanza kurwana. Ibyo bitera intege nke abatavuga rumwe n'ubutegetsi batigeze bafata intwaro. Twemera ko amahoro arambye adashobora hatabayeho ibiganiro binini byuzuye kandi bitandukanye n'ibyabaye mbere bitatanze umusaruro bya Kampala, Nairobi, Doha, Washington ndetse n'izindi nzira za African Union ndetse na European Union, kandi byose bikunze gukorerwa kure y'ahari ikibazo. Umunyamakuru ati ese mwe nka SENCO mubona mute izo ngamba zituruka hanze ntabwo zakwambura abanyekongo uburenganzira bwo kwishakira igisubizo cyabo ku bibazo bibareba? Mu gusubiza ati ibikorwa biva hanze ni byiza kandi bifite umumaro, ariko ntibyagira icyo bimarira igihugu hatitawe ku bushake n'iby'imbere mu gihugu ku mpamvu z'ukuri z'iki kibazo. Umunyamakuru ati ibyo bivuze ko hakenewe n'ibikorwa biva imbere mu gihugu. Ati yego nibyo rwose, ibiganiro dushaka byakagombye gutandukana n'ibyabaye mbere, kuko ibyo byose byapfiriye ku nyungu za politiki. Amatorero atanga igitekerezo cyiswe amasezerano y'imibanire n'ubufatanye azashingira ku nyungu z'abanyekongo bose, agahera ku biganiro bihuriza hamwe impande zose bireba aho gushingira ku nyungu za politiki gusa. Ikindi umunyamakuru yahise amubaza ati turaza kugaruka kuri ibyo mu kanya gato, ariko reka twibutse ko mu kwezi kwa Nyakanga gushize Karidinali Ambongo yanenze bikomeye uburyo ubutegetsi bwa Trump bwakoraga, uburyo bwa deal. Mu magambo make yavugaga ko Amerika ishaka gukorera ubuhuza bw'amahoro Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ishyira imbere inyungu zo kubona amabuye y'agaciro. Kandi koko nyuma yaho twabonye ko kampani y'abanyamerika yitwa Cobalt Metal ikora ibijyanye n'ikoranabuhanga rya Artificial Intelligence AI yasinye amasezerano yo gukorera ubushakashatsi ku butaka bunini burimo amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwe mubona ko ibi bisa nko gukabya, ko kugurana amahoro n'amabuye y'agaciro ari ikiguzi gikabije ku bayobozi bariho?
mu gusubiza uyu muyobozi wa Senko cyangwa secrétaire général wa Senko Donatien Nshore yagize ati ni ngombwa gusobanukirwa neza icyo Kardinali yashaka kuvuga. Yashaka kugaragaza ko ibisubizo bidashobora kuva i Washington gusa. Nibyo abantu bashobora gusinyira amasezerano i Washington, kandi ibyo navuze ko ari intambwe nziza, ariko niyo byaba bimeze bityo bizaba imfabusa. Abanyekongo nibaticara ngo bakemure ikibazo cyabo kivuye mu mizi n'impamvu y'ukuri z'iki kibazo imbere mu gihugu, icyo nicyo Kardinali yashakaga kwerekana. Ku bijyanye n'igitekerezo cy'amahoro aguranwa amabuye y'agaciro, turavuga ko amahoro atavunjwamo amabuye, ntibipimwa mu butunzi. Amahoro ahereye ku mutima, ku myitwarire n'imyumvire y'abanyekongo bagomba kwemera kubana no kwiyubaka. Amabuye y'agaciro ni umutungo karemano igihugu gifite, ariko mbere na mbere ni umugabane w'abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, si uw'amahanga. Umunyamakuru ati dusigaranye amasegonda make, ejo hazaza umunsi wo kumurika Pacte Social, amasezerano y'imibanire n'ubufatanye agamije amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni kimwiteze kuri uyu munsi. Uyu munyamabanga wa Senko ati dutekereza ko bizaba amahirwe yo gusobanurira abagenzi bacu abanyekongo batarabisobanukirwa ko Pacte Sociale atari ugushyigikira abarwanyi. Pacte Sociale ni uburyo bwo kwambura ubutegetsi ububasha, si ukugenza itegeko nshinga cyangwa kurenga ku itegeko nshinga. Ni uburyo bwo guhuza abanyekongo bakicara hamwe bakigira ku bibazo bibaremereye, ku mpamvu z'ukuri zituma igihugu kidatera imbere, kandi bagaha igihugu icyerekezo gishya cyubahiriza itegeko nshinga. Umunyamakuru ati twavuze ko ari diplomasi y'intambwe ntoya gake gake. Twavuze kandi ko ibiganiro bishoboka. None reka mbabazi, Kiliziya yigisha imbabazi, ese mu by'ukuri kubabarira birakenewe? Mu gusubiza ati nibyo rwose, nubwo Kiliziya na politike bitagira intego zimwe, bihurira ku kintu kimwe: gukorera icyiza cy'abaturage. Abaturage nibo ubutegetsi bukorera, kandi nibo Kiliziya ibonamo abashumba bayo. Birumvikana ko igihe cya politike kitari kimwe n'igihe cy'ubuvugabutumwa. Igihe cya politike kiba gishingiye ku mahirwe yo gufata cyangwa kugumana ubutegetsi. Igihe cya gipasitoro cyangwa cy'ivugabutumwa cyo kiba gishingiye ku kureba imigirire y'abaturage no kubafasha kubaho neza. Ariko intego ya nyuma ni imwe: kubaka imibereho myiza y'abanyekongo. Le temps pastoral, c'est le temps de poser l'acte pour le bien de la population, le temps de dire ce qu'il faut dire pour convertir la population. Merci. Mais nous devons atteindre cet objectif-là, le bien-être de la population congolaise. Nk'uko mubyumva rero, iki ni ikiganiro Donatien Nshore, akaba ari musenyeri, akaba ndetse n'umunyamabanga mukuru wa Senko, inama nkuru y'abepiskopi gatolika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yaganiraga na TV5 Monde, aho baganiraga ku bijyanye n'amasezerano y'amahoro y'i Washington ndetse na Doha. By'umwihariko bakaba bibanze ku bijyanye no kuba Amerika iri kugurana umutungo kamere w'abanyekongo, amabuye y'agaciro, ku mahoro, aho kuba bakemura ikibazo imbere mu gihugu bakakiganiraho bakagikemura mu buryo bushyira imbere umuturage w'umunyekongo, kandi bukemura ikibazo kuva ku muzi kugeza ikibazo gikemutse mu buryo bwa burundu. Nk'uko mubyumviye rero, ni ikiganiro twabagezagaho nk'ibisanzwe ni Pilot News TV. Ndakomeza kugenda mbagezaho n'andi makuru menshi agiye atandukanye nk'uko mubimenyereye, kandi ndabakunda cyane, muri Backgr. Wibuke gukanda like, nubyibagirwe subscribe niba utarayikanda, ndetse ukaba wanasangiza mugenzi wawe cyangwa abumana mu matsinda, ama groupe iyi nkuru nk'uko bisanzwe. Ndabakunda cyane, muri Backgr.